Uyu munsi rero tugiye mu gisirikare, tugiye kubasobanurira uburyo tank cyangwa ibyo twita ngo ibifaru mu Kinyarwanda bikora. Uyu munsi rero ikintu tugiye kubasobanuriraho ni tank yitwa M1A2 Abrams, ni iy'Abanyamerika. Tugiye kubasobanurira uburyo byose ikora, turahera kuri bya bintu twita iminyururu igendaho, tubasobanurira uburyo bikora, tubasobanurira kiriya kintu kiba kiri hejuru uburyo cyikaraga, yewe tunabasobanurira hari ahantu bicara uko haba hameze n'uburyo nyine uburyo bagenda bakora, kuko hari utwara, hari urasa, hari n'ureba n'ibindi, yewe tunarebe na moteri yayo kuko ibiri inyuma niyo iyifasha kugenda. Murakaza neza rero none kuri daha. Ko twari tumaze kubibabwira, ikintu uyu munsi tugiye kurebaho kubasobanurira ni uburyo ibifaru byitwa ngo ni M1A2 Abrams by'Abanyamerika bikora. So mu gutangira rero nk'uko mureba hano, ubu gutya ni gutya hose igaragara, kino gifaru niko kiba kigaragara. Cyavumbuwe n'umuntu witwa ngo ni General Creighton W. Abrams Jr. yavutse mu 1914, apfa mu 1974. Niwe cyitiriwe, niyo mpamvu ubona ku izina ryawo hariho ngo ni M1A2 Abrams. Kandi uyu muntu yari komanda mu ntambara yo muri Vietnam. Impamvu rero bakoze kino gifaru kwari ukugira ngo base nk'abakegeza hasi ku butaka, kibe ari kigufi ku buryo umuntu kirasa bimugora kukirasa. Mu gukomeza, bino bitanke biri mu moko, navuga ni amoko atatu, ari versions atatu yabyo. Nk'uko ubibona hari M1, hakaba M1A1 na M1A2. Iyi ngiyi uri kubona ni imyaka y'igihe zaba invented. Mu gukomeza ariko zigiye zifitemo versions aho hasi ugenda ureba n'andi versions ari bagiye bakora, nk'uko ushobora gukora imodoka yitwa ugakora Toyota ukavuga ati ni Land Cruiser, ariko ukagira ubwoko cyangwa model zitandukanye. Mu gukomeza rero icyo tugiye gukora tutigoye, tugiye kwiga kuri M1A2 kuko zijya gusa n'ubundi zose, ariko twe tugiye kwita kuri M1A2. mu kureba kandi hano urebeye ku mpande zayo nk'uko bayikora nyine, bahereye ku ya mbere bakora iya kabiri bakora iya gatatu, bagenda bimprovinga, hari improvement bagenda bakoraho. Nk'urugero nko ku mpande kuharasa hari ukuntu bagenda bakomeza biriya byuma, even no kuntu kiriya kinwa niko nabyita, kiriya kinwa kirasa uburyo kirasa. Ikindi kandi buri versions bagiye basohora igenda iremereye kurusha indi, kuva kuri M1 kugera kuri M1A2 zigenda ziretana mu kuremera, ariko uburyo nyine zikoze nibyo bizifata. Uyu munsi rero tugiye kwibanda kuri M1A2 Abrams tank. Iyi tank tureka turebe uburyo ikoze. Uburebure bwayo ni feet 8. Feet, iyo tuvuga feet imwe ni metero 0.3. Ubwo rero iyi ifite feet 8. Mu buhagarike, mu butambike igere feet 32, naho mu byibuho cyangwa mu bugari ikagira feet 12. Umuntu aramutse ayihagaze iruhande ni gutyo yaba ingana. Dukomeje rero, ifite ibirometero bwayo ifite toni 68 bungana n'ibiro by'imodoka 35 uziteranyije. Ibi rero nubwo ubona ivuga ati iraremereye, ntago yakwihuta, ishobora kwihuta kuko ishobora kugenda speed igenda kuri mile 42 ku isaha. Iyo tuvuze mile imwe ni kilometero 1.6. Ni ukuvuga ngo iyi ngiyi ishobora kubigera hafi muri kilometero, mu birometero nka 50 birengaho ku isaha ku muvuduko. Ugereranyije nk'aha ngaha imodoka isanzwe uburyo zinywa, kino gifaru gishobora kunywa galoni 500, mu gihe imodoka yo isanzwe ishobora kunywa galoni 16. Iyo tuvuze galoni ni ukuvuga ngo galoni imwe ni litiro 3.7 mu buzima busanzwe. Ni ukuvuga ngo kugira ngo umenye muri litiro uburyo inywa, ushobora gufata galoni 500 ugakuba 3.7 ugahita umenya litiro ishobora kuba yanywa za essence, mu gihe imodoka yo iri full tank imwe twita ngo ni ukuzuza inywa galoni 16, ukubye na 3.7 nibwo uhita umenya litiro inywa. Rero nubwo inywa
ariko kirakonsoma cyane, gishobora kunywa kuri mayire. Nababwiye ko mayire imwe ni 0.3 bya mayire imwe. Nababwiye ko mayire imwe ni kilometero 1.6. Ni ukuvuga ngo ugereranyije aha ngaha urabona ko ishobora kuri galoni imwe igenda ahantu hatoya, mu gihe imodoka yo ugendeye ku modoka yo urabona ko igenda igihe kirekire. Bivuze ngo iki nubwo ikonsoma gaze cyangwa ikonsoma esanse cyangwa ibindi byabinywa ugereranyije n'imodoka, ariko ni igifaru kabisa, ni intwaro nyine yo kurwana. So reka dukomeze rero turebe ibiyigize. Hano dufite iminyururu, ifite iminyururu hasi igenderaho, ifite navuga ni amapine cyangwa ama ground wheel, ibyo igenda bikaraga ni 7, ibifite ibintu 7 kuri buri ruhande. Ibifite ikindi kandi umubyimbo wayo wose, ikagira kiriya kintu cyo hejuru bakita ngo ni turret, kiriya kikaraga ubona bakita turret, nicyo gishobora kwikaraga kikareba aho gishaka, aho ushaka. Kikagira na moteri inyuma nk'uko natangiye mbivuga, igira moteri inyuma. Ikindi kandi iki cyose, ino tanki yose ijyamo abantu 4. 3 baba bari inyuma nibo barareba ibindi, ariko umwe we aba arimo imbere ari atwaye. Ubwo rero tumaze kumenya ibindi biyigize inyuma, reka noneho turebe ni gute noneho uburyo ikora, uburyo itwara. Duhere buri kintu cyose ku murongo. Duhereye hano mu kugenda ku makatepira, hano ibi babyita, dore n'utu tuntu gutya, amakatepira ni gutya aba ameze, na kwa kundi ujya ubona bya bintu bihinga biba bifite ngo ni caterpillar, bifite iminyururu ni gutya uba umeze. Ariko aya mapine 8 niyo afasha gukaraga wa munyururu. Iri pine ubona inyuma ryo ni nka ryo rikurura, urabona ku igare kwa kundi inyuma haba akantu umunyururu winjiramo gafite amenyo. Naha rero iri navuga ni nka wiri y'inyuma cyangwa kino kintu kikaraga cy'inyuma, cyo nicyo kigufasha kugira ngo ikirayikaraga, cyamara kuyikaraga noneho ya mapine yandi ari imbere yakazenguruka kuri wa munyururu kigakomeza kikagenda. Noneho mu gihe cya kindi kiri gukaraga, ano mapine yandi ari ku ruhande yo agenda anyereraho kuri wa munyururu byoroshye uko ushaka. Ubwo rero nimba wese ubyumva, ya indi ry'inyuma iyo wongereye speed, kiriya kirimo nicyo cyongera speed, ibi byo bigenda binywereraho bikurura tanke yose. Ikindi rero ifite uburyo, urabona nk'amapine tujya tuvuga ngo ifite ngo amortisseur cyangwa rasoro mu magambo mu buryo bworoshye, nayo irayafite. Nkuvuga ngo iri mu mukuku nta kibazo yagira, ku buryo nyine ngo wumve ngo iciye ahantu nk'ikintu gidafite rasoro. Reba urugero hano, ishobora guca kuri bino bintu nta kibazo ifite. Dore ni gutya ishobora gucaho nta kibazo, imbere bafite ngo bumve ngo byanagenze gute. Dore nk'ahantu hameze gutya, kuri ahantu hameze nk'ahangaha imodoka isanzwe kuhaca byayigora, ariko reka yo urebe ukuntu ihaca. Urabona ko ni ibintu byoroshye, ntabwo byari ibintu bigora cyane guca hano. Ubusanzwe mu buzima busanzwe se ntuzi ko imodoka isanzwe igira amapine 4? Hari n'izigira andi mapine menshi bitewe n'uburemere bwayo. Reka twege dufate urugero rutoya ku modoka y'ivatiri ifite amapine 4. Nkwereka impamvu mu rugamba bifashisha bakoresha nyine iminyururu kurusha uko bakoresha amapine 4. Twagiye ntubone ino modoka iyo iri kugenda gutya, iyo ihuye n'ahantu tuvuge hari umwobo cyangwa hari ikintu kimeze nk'umwobo, urabona ko igwamo yo ku buryo no kuhava bigora. Mu gihe ariko tanki yiciyeho yo nta nubwo bamenya ngo bigeze baca ahantu hameze nk'aho, kuko yo icaho hejuru byoroheje, nk'uko uri kubona hano ari imodoka isanzwe. Aha yanaheramo nta nubwo yahita inagwamo, ariko reba tanki ukuntu icaho mu buryo bworoheje bitayigoye, yikikomereza ikagenda. Ikindi kandi tanki ishobora no kurira ahantu umusozi wowe ukeka ko hatakurira. Reka tubirebere hano, dore nk'uyu ahantu hameze nk'uko dore irahurira ikahashobora. Ikindi kandi abantu barimo imbere ntibajya bamenya ngo bigenze bite, nk'uko tubizi comfort y'imodoka. Waragize amahirwe yo kugenda mu modoka, turugero imodoka nziza mu Rwanda dukunda tuvuga ngo ni V8. Waragiye muri V8 ukajya no mu yindi modoka isanzwe, comfort zayo ziratandukanye, uburyo mw'imbere ugendamo wumva n'ibice mu kuko ukabyumva biratandukanye. Naba rero iyo bari kugenda ntago babyumva ngo bamenye ngo byagenze bite. Iri kwihuta hari ukuntu ikata, sibyo? Urabizi ko imodoka yikase ubusanzwe tugira navuga ngo ni amadrift, kuri akuntu ikata ukumva amapine aravuze. Ariko iyi ngiyo ukuntu ikora, iyo iri gukata
tuvuga igiye gukatira ibumoso, iyo ikatiye ibumoso wa munyururu w'iburyo bisaba ko wihuta kugira ngo ushikire uw'ibumoso nyine bijye ku murongo ikatire rimwe neza. Nk'urugero naguha rwiza, abasirikare iyo bari kugenda kuri parade bagenda imbere, iyo bagiye gukata uzacunge niba bakatiye ibumoso, umusirikare uri iburyo arihuta cyane, mu gihe uri ibumoso we amacinga asa nk'uhagaze hamwe kugira ngo uw'ibumoso uw'iburyo abanza akate ajye ku murongo neza, ubundi bakomeze bagende. Ni kimwe n'aha rero niko bigenda, naho iyi kata uruhande rw'ihirya ni rwo rukata rwihuta cyane, urwaye rukata rukagenda buhoro. Dore n'iyi katiye igiye gukatira iburyo ni gutya bigenda. Rero ikindi, uno munyururu uragoye kuba wawo breakinga ngo uwuvune nyine ucike ku buryo inanirwa kugenda, kandi ikindi ushobora no kuwuhindura kandi itange komeza kugenda. Ikindi rero dukomeje, inyuma yayo habaho moteri dore yayo iba ahangaha. Rero moteri bashobora kuyikuramo yose bakayiterura bakayiripairinga cyangwa bagashyiramo inshyashya mu gihe yagize ikibazo, bitiriwe bifata bigorana, bagaterekamo gusa ubundi ikintu cyacu kikamuza kigakora. Igifaru nkuko natangiye mbibabwira niko twebwe mu Rwanda tubivuga ngo ni ibifaru. Mu gukomeza rero nureba hano ahangaha inyuma ya tanki yacu hari ahantu haba telefone. Iyo nk'urugamba nyine bari ku rugamba, abasirikare bari kurwana, hari igihe bashobora kuba barimo bararwana ab'imbere nyine nakubwiye bo ntago basohokamo kuko baba bari kurwana banarasa. Hano inyuma rero dufiteho telefone ku buryo bashobora kuyifashisha, bamwe baba bari hanze bashobora kubwira abarimo imbere ibyo bagomba gukora. Aha niho telefone iri, niyo bakoresha hariya. Ikindi kandi hano ku ruhande uri kureba aha, iyo ushobora kurasaho hano ntago ushobora kurasaho ahangaha ngo kigire icyo kiba. Ni ukuvuga ngo iki kintu gifasha kugira ngo kirinde ya mapine bimwe nabwiye byizengurutsa, kikarinda kandi wa munyururu wacu kugira ngo baramutse bawurashe utapfa kuba wagira ikibazo. Kandi ikindi bashobora kubifungura ubundi no bakagira ikindi bakoraho. Kandi ikindi unarebye hano, byanze bikunze igifaru cyacu gishobora kugendana nijoro. Kuba iyo tuvuze rero kugenda nijoro gikeneye amatara, ndabeshya se? Gikeneye amatara rero yacyo dore ingaya ahantu abari. Ikindi kandi ibi bintu bine ubona ahangaha bishobora kuba byajyaho iri gukurura ikintu cyangwa yo bari kwikurura. Ikindi kandi cya kintu nababwiye cyo hejuru bakitwa ni turret. Kiriya kintu nicyo navuga niyo mbunda, nkuko tubizi niyo mbunda nicyo kirasa. Iki rero gishobora kwirotatinga muri angle 360. Iyo tuvuze ngo angle 360, abantu mwagize amahirwe yo kujya muri primaire ndakeka ko twarabyize, abagize amahirwe yo kujyamo, angle 360 ni ikiziga. Muri make ishobora kwikaraga ikagaruka aho yari ivuye iri kurasa. Dore ngibi ishobora ikikaraga byose ikagaruka hahandi, kandi ishobora kwikaraga mu masegonda 90 igasubira aho yari igiye. Ikindi rero hano igira imbunda nyine iri main, navuga ya mbunda nini nyine ikira yayo. Nkuko umuntu udashobora kubona umusirikare ukabona ku muhanda afite imbunda nini, iriya twita ngo ni main, ni nka yari imbunda twavuga iri main, ariko ugasanga afite n'akandi kantu ku ruhande kana kamusapotinga n'iyi ngiyi nayo bigafite, ariko iyi ni imbunda yayo n'umunwa niyo main. Rero igira milimetre, igira umunwa wayo ugira milimetre 120, kuko hari n'imbunda bitewe n'isasu zingana, ariko hano hajyamye ugenda gushyiramo isasu cyangwa igisasu hano barebera ku bisasu bifite milimetero 120. Ikindi kandi kiriya kintu irasa rwa runtu rusohokamo, wumva umuvuduko ifite ku buryo kinagukubise rwose nta mpuhwe, ntago cyagushyiramo impuhwe, naho gikubise ntigishyiramo impuhwe, ntikibabarira muri make. Iyo gisohokamo kiriya gisasu cyangwa ruriya rusasu rusohokamo ruriya munwa wayo, rugenda kuri speed y'ibihumbi 3500 mile ku isaha. Nabwiye ko mile imwe ni kilometero 1.6. Ubwo wumve umuvuduko ibiri kugendaho. Ikindi kandi akarusho ino ntuza ifite, iyo iri kugenda tuvuge iri kurasa, igeza ahantu mu mukuku, ariko umuntu uri kurasa hari target yafashe, hari ahantu agiye kurasa. Aho wakwibaza ngo bigende bite rero? Aha niho iki kifaru cyacu kibera karahabutaka. Iyo kiri kugenda, iyo kigeze nk'aho hantu, wa munwa yo ikoranye n'uburyo ku buryo
umunwa target yo ishobora kuguma ahantu yari iriyo ntikomeze ngo igende imuvinge, ariko mu gihe yo iri mu gihe igitanki cyo hasi gitwara cyo kiri kumuvinga cyangwa nyine kigeze mu mikuku, ariko umunwa wayo wo ukaguma uri stable, uri ku murongo umwe, urasa ahantu hamwe, ku buryo nyine urumva ari kurasa ahantu ntabwo agomba kugira gute kujijwa ngo abure target yiwe. Hano muri kubibona, urabibona ko kiragenda kikagenda imbere. Ikindi kandi noneho kandi karusho nanone, iki gifaru nabibabwiye ni karahabutaka, tuvuge kiri kujya imbere kikabona barimo bararasa imbere, tuvuge uhagaze hano uri kurasa imbere yawe, noneho uri kurasa imbere yawe ubonye ko akwatatse cyane, ariko kurusha agiye kukugera, hagiye nyine arimo arakurusha ingufu akwataka, ushatse gusubira inyuma ariko ugasubira inyuma nawe umurasa. Ibaze rero iki gifaru kirabikora. Urebeye hano urabona ko igakata ireba mu mpande zombi, mu gihe yantuza yo ikiri kurasira ahantu hamwe. Nababwiye ni nk'umusirikare bafite imbunda n'akafite n'indi pisto cyangwa kandi kabunda ku ruhande yitwaje, nayo irayigira. Hano habaho rero machine gun ibiri ku ruhande rwa wa munwa, iyo irasa amasasu, no hejuru hari indi mbunda rero yindi, indi machine gun yo ishobora gukoreshwa n'umuntu ugira. Ikindi kandi nanone ku ruhande habaho n'ahantu hariho amagrenade launcher. Hari imbunda tuzi bamwe bashobora kuba batazi ko hari imbunda ziriho irasa amagrenade, imbunda urasa aho kurasa isasu ikarasa ikintu kigenda aho cyituye hagati haturika. Grenade nyine ni grenade launcher, nazo rero zibaho ahangaha ku ruhande, ariko zo ni grenade launcher z'ama smoke iyo bavuze ngo smoke grenade launchers ni grenade zo ntabwo kuvuga ngo ziraturika ngo zangize, ni ukuvuga ziraturika zitanga umwotsi ku buryo naho ushobora kuyibura ahantu iri. Wabyumvise? Ushobora kubira ahantu wayibonye igashaka kugucika, irasa ayo magrenade, umwotsi ukaba mwinshi ugahita uyibura ikigendera. Kandi buri mpande yose ziba ziriho imake isohora niho nibyikoresha nyine isohora wa mwotsi ukajyamo. Ikindi rero mwimbere inyuma ya ikindi rero dukomeje hano inyuma, ikindi rero dukomeje hano inyuma hari ahantu ishobora kubika ibikoresho cyangwa amasasu cyangwa intwaro, hari inyuma ni hari ikora. Ikindi rero tugiye kureba noneho ni gute baba bicayemo rero, ukuntu aba bantu bane nababwiye ukuntu baba bakora, uko baba bicayemo n'icyo buri wese bari gukora. Hano dutangiye aha rero hejuru hari ahantu abantu bashobora kuba bakwicara. Hejuru hari komanda aho yicara, ni ukuvuga ngo uyobora kino gifaru nyine umukomanda utanga amategeko abarimo hano. Hari na loda, umuntu loda hacu ni ukuvuga ni umuntu ushyiramo, navuga ni umuntu ushyiramo ya masasu, urodinga muri make, ni ukuvuga ngo nimba amasasu ashizemo we agashyiramo andi masasu, we ni ahangaha bari. Abo ni babiri tumaze kubona. Mwimbere rero harimo undi muntu rero, kandi undi urasa rero. Urasa we aba yicaye munsi ya komanda, dore nguyu hano aba yicaye, niho we aba ari kurasa, we aba komanda aba yicaye hejuru ye, mu gihe wa undi we aba arimo hano hagati, ari iruhande rw'aba arodinga nyine ashyiramo amasasu. Ikindi kandi cya gitureti iyo kirotetinze, ba bantu batatu bari hejuru bo nabo barikaraga. Hari undi muntu umwe usigaye, ndaje nkwereke nawe ahantu abari, ukurikire gumana natwe ureba ahantu abari.
ikindi kandi rero wa mukomanda hano aba yicaye ashobora kubona impande zose zimuzengurutse, ni ukuvuga dogere 360. niyo wumva umuntu avuze ngo dogere 360 ujye umenya ngo nshobora kwikaga nkareba ahantu hose ndeba, ariko nk'amaso yacu hari igihe bitewe n'amaso no kuntu umuntu areba, ntago wareba dogere 360 icyarimwe, ntago wareba imbere ngo urebe n'inyuma icyarimwe, bisaba kuhindukira. Komanda rero ashobora kubibona. Hano hari utuntu areberamo, utungu tubona turi utuntu tw'icyatsi ni hareberamo. Ikindi rero wa muntu hahandi nababwiye ngo haba hari ibintu bashobora kubikamo by'intwaro cyangwa by'ibisasu, wa muroda nababwiye ushinzwe akazi ke nako nimba amasasu ashizemo agashyiramo andi, we ashobora gufungura akuramo hariya, agakuramo nyine ibyo ashyiramo agaterekamo hano. Kandi ikindi mu gihe bari kurwana biba bisaba ko nyine agikuramo agashyiramo vuba vuba kugira ngo nyine badatinda barase vuba vuba, kuko ushyiramo kimwe ikarasa ugashyiramo ikindi karasa, ntabwo bigiramo icyarimwe, ushyiramo kimwe ikarasa ugashyiramo ikindi karasa, bisaba ngo abikore yihuta vuba vuba mu gihe cy'intambara. Ikindi rero kintu nababwiye rero, wa muntu wa kane we aba yicaye ahantu hameze nk'imbere, ahangaha niho we arebera. Ashobora gufungura agiye kwinjiramo, ashobora gufungura hano hejuru akinjiramo aciye hano. Ikindi kandi mo imbere ni hatoye, iyo rero agiye kwicaramo asa nk'uryama agaramye, uri kubibona ahangaha, dore gutwara atwarira hariya. Ikindi rero kandi aha ni hashobora gufatira feri, hano afite ahantu habiri ashobora gufatira feri. Ikindi rero ntago hagera pedali yo gufata umuriro, cyangwa umuriro nyine ngo ni accelerateur imwe kumwe tubyita, ahubwo ibyo akoresha navuga ano mahembe, nta na vorigira n'ano mahembe, niyo akoresha ayobora, kandi ashobora no kuyakoresha agira gute yakselera. Ikindi ashobora kurebera ahantu, ashobora kurebera hano arebera nyine ahantu, ariko urabona ko ntago areba dogere zose ngo arebe imbere n'inyuma, nicyo bishatse, ni ukuvuga dogere areba dogere 120. Ikindi kandi kugira ngo najyemo naberetse ko uriya mutwazi ashobora kujyamo aciye hari imbere, ashobora no kujyamo rero aciye hahandi babandi bandi baba bicaye, ariko akinjiramo haba harimo akugi gatoya, akinjiramo wenda yunamye agahita ajya mu mwanya we, noneho atiriwe aca hari imbere. Ikindi kandi Amerika niyo yonyine ikoresha bino bifaru, nibo bonyine bashobora kuba bakoresha bino bya M1 Abrams tank, nibo bonyine bashobora kubikoresha, ariko hari n'ibindi bihugu bayigurishijemo, harimo Australia, harimo Egypt hano muri Afrika, harimo Kuwait, Saudi Arabia n'ibindi bihugu bikeya. Ikindi kandi ino M1 Abrams imaze imyaka hafi 30 ikora,